ntacyo nagukorera ko ntacyo ntakoze nukubera iki ugaye ibyo ngukorera ukabugiye cyukora nimba ugiye ukabugiye uzamenya abantu rimwe niho yohereje agafuka k'umuceri nabwo akanyuza he mu buyobozi ngo sakira umugabo wawe ngo n'umugabo wawe ngo wanjye ngo twaranasezeranye ngo ubwo rero ngo ikintu nakubwira ngo nuko ngo warera abana bawe ngo musheke yaje kumamagara arambwira ngo umva ngo nkubwire ngo rero ngo musaza wanjye ngasigaye abyibushye ngasigaye nywa kigozi wazajya nyari inkari ngo tuzikuzanire inkari zisigaye nagahinda gusa abana nta kintu bakubaza abana bambaza papa wabo cyane cyane ako gato nakandi gakurikira umutoyi bajya bambwira bati duhe papa ngomba kwishyura rya deni abana bakabona isabune yo gufura iyo nkweto iracika buri kanya imyenda nayo nuko nta bushobozi mfite bwo kurihira abana ishuri ngiye akanyihorera ariko akamenya abana twabyaye n'igihe ajyaga kubona ukabona kubera inzara umwana agaruka amazi Fazari njye nyabona uko nyabonye tuzarya ubundi mwicare Imana nibishaka muziga. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo merere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa ndetse n'abari muri diaspora nukuri nanjye ndabakunda nkuko namwe ndahwema kungaragariza urukundo uyu munsi yo turi kumwe n'umumama murabona ko ari umumama mwiza wambaye neza ariko nubwo mubona gutya afite ubuhamya numvishe nkavuga ngo bukankora ku mutima ndetse nzi neza ko benshi bari bukuremo isomo rikomeye. Mama tubahaye ikaze. Murakoze. Mwamakuru ni meza. Watangiye none tubwira amazina yawe. Nitwa Nyirabaregera Maria. Ngurongerejwe. Nitwa Nyirabaregera Maria. Maria makuru ni meza. Uri umumama w'abana bangahe? Batandatu. Umukuru afite 16 umukurikira afite 14 umutoya wanyu muherereza umutoya wanyu afite 5 hanyuma ukaba mutuye hehe? Dutuye Imwendo. Hanyuma mama ngiye wenda ntatinze cyane hari inkuru ufite ndetse navuga ngo ibabaje kuba mama ku bakobwa ndetse n'abantu muri rusange harimo isomo rikomeye ry'ubuzima. Ndashaka ubundi tubwire byatangiye gute mu rugo rwawe ndabona urumama mutuje ucishije make ariko nkaba mvuga ngo mu rugo utarabonyemo umugisha. Mu rugo rwanjye nta mugisha naruboneyemo ntago nigeze tugiriramo umugisha nta munezero nabonye mu rugo rwanjye. Habuze iki? Ntago wakundanye n'umutware wawe byagenze bite kugira ngo wenda mu rugo buri byishimo? Kubura ibyishimo ntago umutware yigeze anyigaragariza ngo anyereko urukundo yari yagombaga kuma yaruhaye abandi. Nje nibona nisanga ko nta rukundo ruri mu rugo rwanjye nta munezero nari mfite. Hanyuma ibikorwa bibwirwa n'iki rero? Hari yarabikubwiye cyangwa se byagenze bite kugira uvuge? Ibikorwa narabyiboneraga nanjye ubwanjye n'abantu hanze bakabibona ndetse bakabimbwira ariko nanjye ibikorwa bitari byiza narabyiboneye nanjye n'amaso yanjye. Ni nk'ibihe wabonye bituma uvuga ati noneho urugo ndabona byanze ndarekuye? Ubwo kuntu byatangiye arara hanze ntarare mu rugo nkahangayika nkirwa mpangayitse ndetse no kubona iposho bikaba ikibazo. Ubwo kugira ngo mbibone neza afata umuntu wakodeshaga ahantu acuruza akabari aza kumukura ahantu yabaga aramuzana aramukodeshereza mwongerera izindi nzoga mwaho muri ako kabari. Ari umugore? Ari umugabo yari umugore. Tugonza kubibona ndamucyaha ndamugana ariko se ubundi ubwo iyo ubona wifata gutya uri umuntu wubatse kandi ukuze ukaraza abana inzara ukahahira abo hanze urukundo ukaruhara abo hanze mu myaka 19 twari tumuranye nukunguko twadukuriye kubana. Icyongeyeho ngewe hari ingeso naje kumufatiramo ndamwibonera gutya n'amaso yanjye. Turaza kugusaba iyo ngeso niyihe kuko hari ingeso zibaho umudamu kwihangana bikanga bikananirana cyangwa se n'umugabo muri rusange. Umugabo
naje kumufatana umwana yaje kumwibonera ari gusambanya umugore mu rugo cyangwa se hanze. Icyo gihe hari muri corona tuvuye ahantu mu cyaro bari baduhamagaye ngo tuze dufate ibiryo, bataza inzara yo muri Kigali muyibana mutebe bimeze bite, mwaje mugafata ibiki. Icyo gihe hari saa 4 za nijoro, hari n'abahamya mubona, ariko sinigeze nsakuza icyo gihe, sinamushakurije aho hantu yarahari, hari mu kabari. Umwana aramunyereka didore papa arimo arakurura umugore atamujyana hariya, ati gendera, ati denguri ari kumwegeka kuri kiriya gikuta. Nanjye naragiye neza, ari wa mugore yongereyemo inzoga muri butike. Ya n'ubundi ubwo ndangije ndagenda basanga, ndabareba, ndatuza, ndahagarara, sinamutuka, sinacira, sinakoma. Ubwo ambonye aramusuhuza, mbese arongera asubira inyuma aramusuhuza, amunyereka yuko batari bari kumwe. Ubwo baragiye bagiye aho muri ako kabari hari harimo bingaro, aba agiye kumwinjiraho arambona, ambonye aramureba, aramubaza mwari murahati? Twari mwarabuze? Ati twarabuze cyane, atari ko turabonetse. Aba nkubise ijisho, abaransohokanya njyanye hanze. Ndamubwira ariko se kuko papa baby urabona ibi bintu uri gukora ari byo? None se ubona wagiye mu gitondo abana nta kurya, nanjye sinari mari kugeza iyi saha nuragera mu rugo, nanjye sindagera mu rugo, nako subona ibi bintu bizaherera he? Ndangije ubwo hakaba hari undi muntu wamundegeye, nanjye ndagenda ndamubwira nti reka no guceceka, nanjye mwereke ko ibyo yambwiye mbyiboneye noneho hahandi yabimbwiriye n'amaso yanjye. Nanjye ndabimubwira, aragaruka aramubwira ati ariko se atumva nkubwire, ati dore umugore wawe n'umwana barashonje bavuye ku rugendo, kandi mwebwe muri kurya, nabo mbahaye fanta, tumva nuyibaho yiyishyurire. Twahagaze aho kuko umugabo bari bari kumwe yari atwaye akavatiri. Ngira umwana ni dore burije bimugiye kuba saa 5, tubategereze baduhere ifuti. Twarabategereje turaheba. Ubwo nyirika baraza arambwira ati ataravuze ngo ninyibaha ngo nyishyure, ngo yishyure, ngo nibatayishyura uyishyure. Avuga ati ariko ntago ari uko akabwiye umwana wawe n'umugore kandi bari ku rugendo, uri kurya uri gusangira n'abandi. Twarahagaze turabarindira ngo tuzane by'ura deri futi batugeze mu rugo, tubona baratinze. Turamanuka muri iryo joro ducanye udutoroshi twa telefone, tubona tugeze mu rugo. Nageze mu rugo ndamutegereza, ndamubura. Ndangije haziye mbona ko yarari kunywa fanta, akabagarukanye mitsingi. Ambana ariko se ubundi ese uwo mwari muri kumwe ari hehe? Arangije akata munsi y'inzu. Noneho ngo ndamubwira nti nyamara uwo muco ntago ari mwiza. Ushatse wakongera ukayoboka inzira y'agakiza, ukongera ugakizwa, ibintu urimo ntago byubaka. Imbere yarakishijwe, imbere yarakishijwe cyane, yarakishijwe cyane. Karangije uwo munsi ahise yiha icyumba. Ndavuga ni noneho uyu muntu ndabona byararangiye. Yanga kwava muri shambure, njye arambwira ngo ninsoke muri shambure. Ubwo mamagara muramukazanye, namubwira rero noneho yambwiye ngo ninsoke muri shambure. Muramukazanye yambwira ati ntuyisoke mati ibyo bintu n'ubukunguzi, ayisohoke mariwe. Nubahirije ibyo bambwiye, ndetse mbibwira n'uwari waramunkingiye. Ndamubwira nti yambwiye ngo nsoke muri shambure. Arambwira ati ibyo bintu nibibaho n'ubukunguzi, guma muri shambure yawe, ubwo nashaka gusohoka isohokemo. We yarasohotse afata ikindi cyumba cyagiteganye na shambure. Natangira nateka ntaryi, nategura amazi ntayakarabe. Wakabwira abana ati mumpe amazi yo koga, mu nterera ipasi. Hakaba igihe mbibonye nkavuga ni hoya, nkagenda nkaka umwana wari uhari ipasi, nkatera ipasi. Ubwo nkayitera, imyenda nateye ntabare yambara, akayanga, akagenda agafatiye. Kubera iki byaterwaga n'iki? N'umutima, sinzi umutima uwe ukuntu wari warabaye. Ngiye nta kintu kibi namukorera, na n'umutima mubi nari mufitiye, naramukundaga. Imyaka 19 tumuranye ni myinshi. Na mama ngira, na data ngira, ngo mvuge nti ndakora ibi bintu yenda nsange data kisyanga nsange mama. Umugabo wanjye namwitaga papa. Yajyaga ku kazi nkamuherekeza, nagera afata moto bye. Ariko ngiye nkabona mu mutima we hari ikintu, namwereka umutima w'urukundo, nkabona harimo ikintu muri we, nasiko kimeze. Yego. Hanyuma mama, tuzi ko wenda hari igihe rimwe na rimwe habaho igikorwa nk'abantu, umudamu n'umupapa, nta byari bikiba, byasaga n'ibyarangiye. Ubwo nukuvuga ngo byagombaga kuba yinjiye muri icyo cyumba byagasuka, ariko mbere nta cyaswe dufitanye. Icyaje kumujyana muri icyo cyumba ni ibintu nuko namufatiraga mu makosa ya buri munsi, nanjye akabona ko nta byihanganira. Yego. Ubwo byanambona no muri saraka barirutse,
ugana ku bundi ubwo wirukanka ujya hehe. Ubwo nibwo byageze rero yifata gutyo muri corona, abaho gutyo, nategura amazi akanga kuyoga, nategura ku meza akanga kurya. Noneho bukeye hari n'igihe cyageze yashaka kurya agateka, kandi ngiye yabima nkabirya. Ngiye yabima nkabirya ko njye nabiteka nabirya. Ndamwihorera muharira umutekano, sinanzi kumubwira amagambo menshi, ariko umunota wa nyuma maze kubona ibintu byinshi cyo koze naramubwiye, namubwira nti ibyo bintu ntago ari byo, garukiraho. Muri icyo cyumba nk'iyo udahari ntiyagiraga agira ingeso akazanamo nk'umugore cyangwa se agakora indi mico itari myiza mu rugo abana bamureba? Basangaga hanze. Yabasangaga hanze rero dahera ikintu twapaga hanini cyane n'icyo ngicyo. Yego. Kandi ntago nibura hari ukuntu wavuga umugore uti ndamufatiye mu busambanyi, naho yabaga yambonye, naho nabaga nagiye nirwaga mu rugo akora akazi kanjye, mfite abana baravoma, sina hantu nabaga nagiye. Naho yanangiraga n'ubuhamya akavuga ati umugore wanjye ndamukunda, ntasambana, nahaba yagiye, ati ngize ikintu mvuga nabangize ute, nabamuteye urubwa. Kuko naramukundaga. N'abamama duturanye na n'iyi saha hari igihe bicara bakanganiraho bakavuga bati mama bebe ukuntu wakundaga umugabo wawe, ukuntu wamwitaga papa, n'ukuntu wamuherekezaga, ati ntabwo twari tuzi ko ibintu byabaho. Bukeye niwe yahamagaye umwana mukuru yigaga ku Gisenyi, noneho arangije aramubwira terega, noneho umwana aramubwira ati papa ati sinkukunda, ntabwo nkukunda, kuko ibintu wakoze ntago ari byo. Arangije aramubwira ngo noneho yaramubwiye, arangije mushiki we aravuga ngo ntago mvuga ukuntu nakubwiye, ngo rega mwana wa ngo n'ubundi ngo na mama wanyu ntiyari mubi, ngo ni satani yabiteye. Umwana w'ingwe na mwana ese kuki atarwanyije satani imbere hose, kukiyemeye ko satani amuganza yabitewe n'iki? Ukayunga uko nyine. Ikintu ngewe cyane cyanambabaje ni ku bagabo bariho mu minsi ya none bati ngo bakagenda bagasezerana, bakibagirwa abana babo, bakibagirwa ubuzima bw'abana, mbese bakabona ko ari basibindeba. Mbese noneho na leta iriho muri iyi minsi yo gusezeranya abantu batabanje no gukurikirana uko abo bantu baba bagiye ku bana babayeho. Yahise agenda arongera arasezerana. Yahise agenda arasezerana. Asezerana bwihishwa. Ngiye noneho sinzi ukuntu nabonye agatelefone ka smartphone abambonye kuri WhatsApp. Mbonye kuri WhatsApp mbona nawe yahise akubitaho ya foto bakora ubukwe. Arangije arambwira ngo ibitagira umumaro bayi. Ko yambye. Kiyo kona mbona hari ifoto y'umuryango, umuryango w'uwo mugore nibo babambariye mbese. Uwo mugore rero afite abana bangahe? Afite abana 8. Noneho nge mbabona kuri profile n'aka video bafashe, noneho bagashyiraho nako. Hanyuma mama ubona byaratewe n'iki kuba umuntu umwe mu myaka 16? Ni imyaka myinshi cyane, navuga ngo umwe muri mwe aba yabarabashije kwiyanganira ingeso mbi cyangwa se nziza zundi. Ubona byaratewe n'iki ko umugabo wawe none yaragiye akaba yasezerana n'undi mugore, we nago mwarasezeranye? Wewe wenda muri myaka 16 atarigira inama avuge ngo umugore wanjye mwiza reka dusezerane? Yarafite irari ryo gusingira ibintu, kuko hari n'igihe yigeze kumbwira tubasana tibe, arambwira ngo nanze umukobwa ufite amafaranga, ngo nuko ngo yarakuze, ngo ndagukunda. Urumva ubwo ikintu nge mbona kiriho nta kindi cyamujyanye n'irari. Ni irari ryo gusingira ibintu, kandi yarakagombye kubyishakira nk'uko Imana yari yamwemereye ko agomba kuzabona ibye, akabona ibyo nawe akabibanaho mutuzo n'umutekano n'umuryango ye. Akuwe ntiyabikurikiye cyane. Hanyuma uravuze ati yakurikira, ari wo mama we ubona yarakurushaga iki? Yakurikiye imodoka. Nafite imodoka? Ni imodoka. Kuko n'akazi yakoraga yahise agasezera. Urumva ko hamwe no mu byasahuye byose byo mu rugo barabijyanye bahuriza hamwe, numva ngo bari gucuruza alimentation, kuko yatwaye ibintu biri nko muri miliyoni nk'eshatu cyangwa enye. Niba atari banga yasahuye iki mu rugo? Yatwaye televiziyo, amamoto 2, ubutaka aragurisha. Mbese ubwo nukuvuga ngo mu nzu twasigaye gutya gusa na gaze byose yarabitwaye. Hanyuma kuki utigize umubaza ati twabyaranye abana 5, 6 bose nabi? Bose nabi, nta mwana wo hanze. Bose nabi, byibuze umubwira uti
kuki utagira impuhwe n'abana bawe? Niba ngewe ndi umugore bajya bavuga ngo ni umwana wundi, kuki noneho abana bawe bo utabagire n'izo mubi? Njyewe ajya kuhaguruka ngo agende, urumva ko nimba byari bimeze gutyo bimaze gusharira, hari aho navuze. Urumva bitewe n'imibereho, twihanganiye inzara, twihanganiraho kubaho nabi. 2019, 2015, 2020 arinda yagenda. Urumva ko nihanganye nari mfite nimba mu mutima cyane. Nta nubwo nanganaga gutya, napimaga ibiro 80. Ubu nongeye kwijajara hagende, abantu bose baratangaye. No gusa neza, nsa neza hagendeye. Ndangije ubwo arambwira ati ubu ngubu njyewe ndagiye. Ese ugiye hehe? Ko ntacyo nagukorera, ko ntacyo ntakoze, nukubera iki ugaye ibyo ngukorera ukabugiye? Cyukora nimba ugiye ukabugiye uzamenya abana. Ati cyo ati nzagikora. Cyo nzagikora. Ndangije ati umfurira ibi ndabifura mbishyiraho. Uko nyine babamamagariye ikiraka, bwo nari maze kumenyera ibiraka nyine. Wakoraga ibiraka by'iki? Byo gufura no guhinga, ndahinga. Njya mu murima ngahinga. Njya mu murima ngahinga. Urangije ndamubwira nubwo uzamenya abana. Ati cyo nzagikora, ariko ndakubwiye mu mwaka yagiye. Rimwe niho yohereje agafuka k'umuceri. Nabwo akanyuza he? Mu buyobozi. N'ibihumbi 5. Uwo muyobozi akaba ari abayobozi bo hasi. Nta kibazo. Arangije agenda yatwaye mu ntoki ngo dore ngo azanye umufuka w'umuceri ngo n'ibihumbi 5 ngo byo kugura imboga. Urumva ababibwiye abaturanyi bavuga ngo akubundi uyu musaza koko we ngo ibi nabakoze nibyo. Ngo uyu musaza rwose ngo reba ngo nimba muhaye ngo yamutumikiye mu ibanga ukagenda kabimwereza, ariko ntagenda itangazo. Nuko nyine ubu nukuvuga ngo ngewe menya abana, twabura isabune, twayibona, twabona icyo kurya, turihangana. Imana niyizi byose. Hanyuma uwo mudamu kugeza iyi saha navuga ngo ni mukeba wawe cyane, ko ufite n'abana nawe b'uwo mugabo. Wari wamuvugisha byibuze muwe mwaganira nk'abantu bahuriye ku mugabo? Rimwe yarampamagaye. Maze kumpamagara, amamagara nibere ahantu mu kiraka ku Ruyenzi. Arangije arambwira kwa urabona uduterime twaje shushube. Abarampamagaye mba mfashe telefone kuko nabonaga n'izina ririho. Ni yego shushube. Arambwira ngo mama baby waramutse, ni waramutse shushube? Ngo yego, ngo ubu kugeza ubu ngo ni mukeba wawe ngo muvugana. Mukeba wanjye ni mukeba wawe muvugana. Mukeba wanjye ndese ngo ni mukeba wawe w'umugabo wawe. Ngo baratangira arambwiye ngo ubu ngumva ngo nkubwire ngo wowe ngo umenya ngo urera abana bawe, ngumva ngo nkubwire ngo natunze abana ngo imyaka 10, ngo umugabo wanjye twaratandukanye, ngo dukora divorce, ngo Imana ngo mu mugabo wawe ngo ubu tuvugana, ngo ubu ngubu umugabo wawe ngo sakira umugabo wawe ngo n'umugabo wawe ngo wanjye ngo twaranasezeranye. Ngo ubwo rero ngo ikintu nakubwira ngo nuko ngo warera abana bawe ngo nawe ukabarera ngo kuko umugabo wawe ngo sakira uwawe ngo n'uwanjye. Rangije ndamubwira ni uvuze ngo iki? Abisubira mu ndamubwira numva ceceka utantera satani. Utantera satani, nta kintu nkubajije, sinigeze nguhamagara, sinigeze mbasakuriza, mbabarira rero. Wicisha abana inzara no kubatera agahinda mufite ayo mafaranga nta kintu bimaze. Nibwo mushiki we yaje kumamagara arambwira ngo umva ngo nkubwire ngo rero ngo musaza wanjye ngasigaye abyibushye, ngasigaye nywa kigozi. Namubwira naga ari kigozi nishisha kibondo. Ni kuko nawe yagiye mu bandi bana. Yagiye kurerwa mu bandi bana kuko uriya mugore n'abana yasize nanjye nuko ngana nta naho duhuri. Ngarangije wazajya nyari inkari ngo tuzikuzanire. Inkari zisigaye muramukaze wanjye. Kandi imbere ari inshuti yawe. Ngo azajya nyari inkari zisigaye ngo tuzikuzanire uzinywe. Nambwe nishoboka kuba warazinyweye imbere yanjye. Nicyo kituma ntarwaza umwana ngo mubwire ngo umwana arwaye. Namura mukaze wanjye nawe ni babandi bakunda aho ibintu biri. Yera gutereranya. Yigo. Ni mbese ababazwa ngo nuko musaza we nawe yagiye gukora ubwo bukwe kuko yumvaga ko musaza we naramuka bukoza akabimubyira atazabyemera. Yego. Nuko
birangira gutyo. Hanyuma umugabo wawe wari wongera kumuvugisha byibuze umubwira ati se tubayeho nabi, ibyo byose gufurira umuntu nago navuga ngo ni ubuzima, ni amaburakindi, ni ukubura imibereho, ni kugira ngo abana banywe igikoma baramuke, cyane cyane ko muri Kigali abana 6 n'abana benshi cyane. Urongeye ukanamubwira ati ubuzima bumeze nabi ntagire icyo akora. Kamubwire ntago njye nakirwa ngira ikintu mubwira, kuko n'amagambo bambwira asharira, iyo ubona aho bageze bambwira ngo barasenga ngo ngiye ngo njya kuraguza. Naramubwiye ntumva nkubwire, nasenze Imana narayisenze, batwigishije ko kuraguza no kwicisha indasaga ari icyaha kizira imbere y'Imana. Sinshobora kuraguza, ntago nkorana n'abadayimoni, niko namubyiye. Iyo umubwira ati se iyo ndaguzana ko nasubiranye umugabo nanjye namubwiye ni nabuze kumuraguriza gihari ndeba ibyo akora, none nibutse kumuraguriza aruko agiye. Nge sinkorana n'abadayimoni, ntago nkorana n'abadayimoni. Mwe nimusenge muraguze ku Mana yanyu neza, muyibaze neza koko nimba njya muri abo bapfumu. Nuko namushubije. Ubwo urumva ko rero nta kintu nakirirwa mubyira, ubwo ndabyimenye. Uba wumva muhuye nk'uko twicaranye wamubwira iki we umutware wawe, papa w'abana? Njye numva nta kintu mfite namubwira, kuko nta kintu ntago namubwira ngo anyumve. Urumva se nimba atamvugisha ubu ari hariya, ubu duhuye nibwo namubwira akanyumva. Ntiwanamubaza byibuze ate se wabitewe n'iki, cyangwa se byibuze ugira iki mwibariza? Njye numva ntafite ikintu namubaza. Byarakurenze? Byarandenze. Nabanje kuryama mbura amahoro, mbura ibitotsi, sinjya sinsinzire, bakamba hafi, bakamfasha, bakamumuriza. Gisa nubwo nagiye kwa muganga banyoreza babandi bajya bazana bahumuriza abantu nyine barenzwe n'ibibazo, urumva. Ubwo rero hagati yaho ngiye mubonye sinzi, nagahinda gusa. Abana nta kintu bakubaza? Abana bambaza papa wabo, cyane cyane ako gato nakandi gakurikira umutoyi. Bajya bambwira bati duhe papa, n'ubu yisa duhe papa. Ndakeka ko n'urwaye arwaye ise, kuko amaze iminsi amumbajije none karwaye ako kabucuru. Kajya kambaza papa, kajya kambaza papa, nkamubwira ni papa ntago ntawe uhari, ntago kwanza ntago yafata telefone. Byibuze abana babona icyo kurya se, cyane ko abana 6 n'abana benshi. Byibuze mubona imibereho ihagaze ite, ubona uko barya, byibuze bakaba babona niwo muceri n'ibishyimbo, ubuzima buhagaze gute? Ngewe rero kankubwire, amaraso yanjye arakundwa. benshi niyo bumvishije mfite ikibazo harimo abamfasha, urumva bya gutya ati bigenze gutya ntago bakunda kunererana cyane, nukuri. ariko nanjye ngashyiraho akanjye kuko ntago uzahora uteze umuntu akaboko ngo azaguha, urumva nanjye ibintu byo gushakisha n'ibintu niyiziho ndabishoboye. Hanyuma ntiyari igihe abantu ubona bafite ibikomere wenda niyo tutabibona inyuma ariko ukabona hari ibikomere bajya bagira. Abana bafite ibikomere kuko ntibarihirirwa amashuri nk'uko bayahirira. Nabo ni wowe ubarihira? Ntago mbifite ubushobozi. Nimba kakanya mvuze ngo kuwa gatandatu ndabona 6,000 mfite aho nari ideni ngomba kwishyura rya deni, urumva ngomba kwishyura rya deni, abana bakabona isabune yo gufura, iyo nkweto iracika buri kanya, imyenda nayo nuko nta bushobozi mfite bwo kurihira abana ishuri. Nk'ubu tuvugana uyu mwana yarinze kujya kurega papa we, ariko abandi bana baramaze ibyumweru 2 bari kwiga kandi zikarameza ntibagomba kwiga bagatanjyana n'abandi kwa 9. Umwana we yarifasha aragenda ahita ajya atabimbwiye numva barampamagaye, ndavuga ni none wankozeho ise nabimenya, aravuga ko ari njye wamwohereje, ntago nigeze mwohereza, niwe wafashe inzira arijyana. Abakuru nabo kubarihirira ni intambara. N'uwari uhari wigaga atiga ku Gisenyi hari imwendo nawe kurihirirwa byari intambara. Hegeye bamurihiriye ari uko abaderegiteri bagombye guhamagara papa wiwe ayohereza, ari uko bagombye kumuhamagara, ni posho naryo yaritangaga bagombye kumuhamagara. Ubwo rero ngewe ndavuga nti ibi bintu ni nk'agasuzuguro, sinzi ukuntu nabivuga, kuvuga ngo namubona ngo nkamubwira ikintu cye mbona nta kintu namubwira. Hanyuma umugore iyi sawe muhuye nta kintu wumva wamubwira cyangwa se icyo ushaka kuba wamubwira uyu munsi ni isa twicaranye hano, ni nk'icyo kintu wamubwira? Umugore se ngewe rero ibyabo birancanga. Ngewe mbona hagati ye nawe
kuko umugore njye mbona ari ufite ijambo kurusha umugabo. Muri make umugabo ni inganzwa niba wumva yaranagiye kubera imodoka reka dukoreshe iryo jambo batubabarire navuga ngiye ko ari inganzwa. Inganzwa kuko niyo ari mu bandi ubona nta jambo afite, ijambo rifite umugore. Urumva ni ibintu nzi nabonye. Urumva ubwo rero kumbwira ngo byibura umugabo yiba yaranagize gutya akagira akangongwe kw'abana. Yego. Urumva k'abana ngenda akanyihorera. Urumva ngiye akanyihorera ariko akamenya abana twabyaye kuko barakura bagejuru, ejo nibo bagomba kumusimbura. Urumva kandi na hariya yagiye ntabwo twavuga ngo 100% ngo ni mu ijuru rito. Nabyo ubwo rero kumbwira ngo njye numva nta kintu mfite nabwira bari abantu kuko yagiye yarabitekereje ajya gusingira ibyo atagombaga gusingira, asiga umuryango. Urumva n'abantu bariho mu minsi ya none bajya gushaka abagabo kandi babona ari abagabo bakakuriye kujya babanza no gushishoza cyane. Agashishoza akamenya ati uyu muntu tugiye kubana ni muntu ki. Ariko njye ari n'ikibazo mise nibaza wenda no muri comment baze kumfasha. Iyo ubonye umuntu yari umugabo w'abana 6 ari umupapa ndetse nawe ukavuga ngo reka nemere tubane, ukemera mukabana ukumva yuko ufite amahoro, ubu wibaza ikintu utekereza ati ese uriya mugore ataye njyewe murusha iki? Ni cyo cyizere cyuko njye nawe tuzarambana kandi n'undi ataye undi mugore. Ni ikibazo. Icyo kintu njya nkibazaho nta nubwo umutima urya abantu nk'abo ngabo. Njye naravuze ni rwose naravuze ni Imana icyazama ikintu cyatuma numva naburira abantu baba mama cyangwa se abakobwa bari gushaka mu minsi ya none. Barashakira mu bibazo, barashaka abagabo bataye abagore, hari igihe bavumbura ugasanga nabo baranababaye, ugasanga nanone barasenya. Urumva mama nukuri ihangane kandi ujye wikomeza wiha icyizere, wumve ko ejo ari heza, abana bazakura ndetse unibaza ati ese nimba ngiye yarantaye uri umudamu mwiza ariko akajya aho handi, unavuga ati nkuko yantaye niko nuriya azamuta kandi akazakugarukira bitagishobotse. Hanyuma iyi saha gira icyo ubwira abantu bagukurikiye. Iyi saha ngewe ikuntu mbibona ngewe numva abakobwa cyangwa abadamu bari gushaka mu minsi ya none, ngiye numva bajya bashaka babanje no kubaza uwo muntu bagiye gushakana uwo ari we. Kuko nk'uwo wanjye ngo yari yabwiye uwo ko afite abana 3. Urumva ariko uriya mudamu nawe bishoboka kuba byagenze gutyo ahubwo aza kubibona nyuma. Yego. Yabibonye barasezeranye. Urumva ubwo rero ngewe numva ikintu nabwira abantu badukurikiye baburira abakobwa bari mu minsi ya none, abadamu bari mu minsi ya none, abagabo bariho mu minsi ya none nabo guti ngo nta bibazo bizirimo bakajya gusingira ibitari ibyabo basize imiryango. Ngiye numva aho hantu ariho hantu ngiye hanyigishije cyane matekerezaho ku bantu bari gushakana muri iyi minsi. Nukuri mama reka nkubwire ngo komeza wihangane kandi uri umudamu w'intwari kuba uyu munsi uvuga ngo reka ndere abana 6 nemere mfure nkoboke cyangwa se nanabeho nabi ariko abana banjye babeho, kuko hari ufate ucyemeza akavuga ati ibibazo naciyemo reka mbi ndaya reka mbi giki, ariko uyu munsi aba mama w'intwari avuga uti ndemera mfure ndemera mpinge niba ari 500 nyacyure abana banjye babeho. Nukuri uri wo gushimirwa pe. N'abana nabo n'abana banjye nabo buzima twacemo cyane bwarabakanze. Hari n'igihe ajyaga kubona ukabona kubera inzara umwana akaruka amazi akaza agaca mu mazuru, n'inzoka zigaca mu mazuru. Inzoka zigaca mu mazuru kubera ubuzima twaciyemo. Nk'igihe twari twakabaye twakiyubaka tukabaho neza mu buzima bwiza ntabwo twabibonye, ahubwo byatunze abo hanze. None nabo ho bageze nabo bazi gukora ibiraka. Nanjye nkagenda nimba abonye icyo gihumbi arazati mama mfite igihumbi, bakakizana tukagenda tukagura ubwo bugari tukagura uwo muceri, nanjye nkabwa ati dukoresha yanga yazakora iki ngiki ejo. Ubwo nimba habonetse cya gihumbi dukeneye rukotori, nimba rukotori yabonetse ejo bakabona 500 turayateranya tugura umwana umwe bodaboda. Urumva tugura umwana bodaboda ubwo hasigaye ubuzima bugakomeza gutyo. Ubwo rero urumva ko nimba abana bageze bumva ko baca inshuro
bagahuza na mama ni byiza. Nukuri pe. Urumva cyo nzi Imana izadushyigikira kandi bazakura. Nukuri Ikintu pe, kimbabaza gusa nuko batiga nkuko babishaka. Nukuri Imana hari ikintu izakora pe, tubyizere. Ntago biga nkuko babishaka. Ntibabona minerivare, ntibabona uniform, ibintu byose nukubireba tukabipowesha. Urumva ubwo ngiye numva gusa abana banjye bize bakiga byanshimisha. Nukuri pe. Nuko nawe yatera agati mu ryinyo akabaho nk'umuntu wumva katabyaye. Abana akabanterera gusa agatuza. Nukuri nago bikwiye. Ariko nge nkavuga ntese nimba tubonye 1000 se nzabona 20,000 bivuye he? Ubu se nzabona 7,000 byo kuri wo muri primaire bivuye he? Je nabwe aho kugira ngo mubwirirwe. Ntago uzabwirirwa ngo ujye ku ishuri wige ngo ufate. Fazari nge ni nyabona uko nyabonye tuzarya. Ubundi mwicare Imana nibishaka muziga cyangwa se niba mutize mutuzi. Ye mutuzi. Urumva nuko bimeze. Nabo baravuga bati ntago twaho gutya, nabo barahaguruka bakajya guca inshuro. Numva mama nuwo mucanga bakagenda bakawutunda nutwo tubuye tw'utugaraviye iyo bagize amahirwe. Noneho hari uwo mfite umuhungu we yagiye ejo bundi gusaba ikiyede, ageze baramubwira ngo uracyari umwana agenda. Kandi noneho bararenga bafata abana bari hasi ngo uracyari umwana igendere bamwimakaza. Ko rero ubuzima ni kwiziteye. Nukuri birababaje cyane, ndetse umuntu ureba no mu mama akabona hari icyo yakora, niyo yavuga ati byibuze nzagucaho tumugurira uwo muceri, tumugurira ko gasukari, nukuri tugira icyo dukora byibuze uyu mumama aramuke kabiri n'abana, sibyo mama? Kandi humura ari Imana izakora. Ndeka ngushimire cyane rero, reka nkubwire ngo ubuhamya bwawe hari icyo nkuyemo, hari icyo abagabo bakuyemo, hari icyo abagore bakuyemo, ndetse hari n'icyo abana bakuyemo, cyane ko numvisha ubuhamya bwawe burimo kuburira ingeri zose, ari abana kuba bahaguruka ntibinube wenda ubukene bw'ababyeyi babo, ababyeyi bamwe abagore ntibateshuke ku nshingano zo kuba barera abagabo nabo, ndetse baba abagabo beza bakwiye banyabo, bareke kuba reka mvuge ngo imbwa cyangwa se bareke kubyara nk'inzoka abyara ajugunya abana, ndetse n'abakobwa mu kuba bashishoza bakavuga ati uyu muntu tugiye kubana ni muntu ki, ese yarabyaye hanze afite abana bangahe, niba yarambwije ukuri cyangwa se nta wundi mudamu mugenzi wanjye ngiye kuba nsenyeye nanjye bitazambaho. Nukuri wakoze cyane kandi ni by'agaciro kuba ubuhamya bwawe wabashije kubugeza ku bantu muri rusange. Wakoze cyane pe. Murakoze Imana baho umugisha. Nawe Gasaro TV.